Kera kabaye inyandiko nshya za Jeffrey Epstein zagiye hanze zongera gushimangira ko President Donald Trump ashobora kuba yarazi byinshi kuri uyu mugabo ndetse n'ibikorwa yakoraga byo gucuruza no gusambanya abana b'abakobwa ariko akabihisha. Kuri President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kumenyana no gukorana na Epstein ubwabyo ni ikibazo bitewe n'amateka mabi cyane y'uyu mugabo, ariko ikinyandiko nshya zagaragaje nuko Donald Trump atarazi Epstein gusa, ahubwo ashobora no kuba yarazi amabanga ye bwite, akamenya ibikorwa bye ndetse nawe ubwe akabigiramo uruhare. Mu yandi magambo, nawe ubwe akaba yarasambanye n'abana b'abakobwa batarageza ku myaka y'ubukure. Inyandiko za Epstein ni uruhurirane rw'inyandiko zigaruka kuri uyu mugabo, zikabamo amabanga yose ku buzima bwe, kuva ku mitungo ye, abo bahererekanije amafaranga, ibyo gusambanya abana, uko yakoranye n'abari inshuti ze muri ibyo bikorwa n'ibindi. Kubera ibyaha bikomeye uyu mugabo yashinjwe akanahamwa nabyo, buri wese wifatanyije nawe, kabane nubwo baba bari baziranye gusa, ubu ntabwo arebwa ijisho ryiza na rubanda. Donald Trump nta hantu yahera ahakana ko ataraziranye na Jeffrey Epstein kubera ko bari banafitanye amafoto. Icyakora icyo Donald Trump yavuze nuko yaherukanaga na Epstein kera cyane ku buryo atarazi neza ubuzima bw'uyu mugabo. Icyo bapfuye ngo n'uyu mugore, Virginia Giuffre. Uyu mugore aherutse kwiyahura mu minsi ishize, bigakekwa ko ibyo yanyuzemo afatwa ku ngufu n'abagabo b'abanyembaraga n'amafaranga, hakiyongeraho ubuzima yabayemo nyuma y'uko buri wese amenya ayo makuru, ngo byose byarahuriranye bituma afata iki cyemezo cyo kwiyahura. Mu myaka y'ibihumbi 2000 se w'uyu mukobwa yakoraga kwa Donald Trump, aza no kumushakira akazi. Icyo gihe yari agifite imyaka iri munsi ya 18. Gusa icyo satarazi icyo gihe nuko uyu mwana we yaramushyize ahantu habi cyane. Uyu mugore yaje kuva kwa Donald Trump ajya gukorera Jeffrey Epstein, ndetse ngo iyi yabaye intangiriro yo kugirana ibibazo hagati y'aba bagabo babiri babaherwe. Donald Trump kandi yavuze ko atarazi ko uyu mugabo acuruza abana b'abakobwa cyangwa se akabasambanya. Icyakora inyandiko nshya zishimangira ko ibyo Donald Trump yatangaje cyane cyane kuri iyi ngingo yo kuba atarazi neza ibyo Epstein akora ngo bishobora kuba atari ukuri. Mu nyandiko zigizwe n'amapaje arenga 23,000 hagaragaramo aho Epstein yavuze ko Donald Trump yarazi neza iby'abo bakobwa uyu mugabo yakoreshaga, ubundi akamushinja no kuba yaraje mu nzu ye. Hari aho yandikiye Ghislaine Maxwell bahoze ari inshuti. Ubu uyu mugore ari muri gereza aho yakatiwe imyaka 20 y'igifungo kubera ubufatanyacyaha mu gucuruza abana. Yamwandikiye amubwira ko abakobwa bo kwa Epstein bamaranye igihe na Donald Trump mu nzu ya Epstein. Ati mbwa itaramuka ni Trump, umukobwa wasambanyijwe abo yise victim, yamaranye amasaha nawe mu nzu yanjye, nta na rimwe yigeze avugwaho. Icyo gihe Epstein yararakaye cyane kubera ko muri iyo myaka ibirego bimushinja byari bikomeje kwiyongera, kandi bamwe mu bayobozi n'abakire bakoranaga nawe bari batangiye kumushinja nyuma yo kubona ko inkiko zimugenda runono. Muri email Epstein yandikiye Michael Wolff wanditse igitabo kuri Donald Trump ubwo hari mu mwaka wa 2019, yaragize ati nibyo Donald Trump yarazi iby'abo bakobwa kubera ko yigeze gusaba Ghislaine guhagarika ibyo bikorwa. Donald Trump kandi akomeza kugenda avugwaho n'abandi bantu muri izo nyandiko. Icyakora ntabwo ubwe agaragara yandikirana na Epstein, ingingo akomeje kwifashisha yiregura avuga ko ibyo bintu adakwiriye kubibazwa. Icyakora kuba Donald Trump ashobora kuba yaragiye kwa Epstein kandi akamarana igihe n'umukobwa ni ikintu ubwe atari yaravuzeho na rimwe mbere kubera ko yahakanaga no kumenya ibyo Epstein yakoraga. Icyo ushobora kwibaza ni ukumenya igishobora kuba kuri President Donald Trump nyuma yo kumenyekana kw'aya makuru. Icyambere cyo kumvikana nuko President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba afite ubudahangarwa. Icyakora ubwo budahangarwa ntabwo bushobora gutabara President ku byaha yakoze ataratangira izo nshingano. Muri make, birashoboka cyane ko ashobora gukorwaho iperereza cyane cyane ku bijyanye no kumenya amakuru y'uko yaryamanye n'umwana utarageza imyaka y'ubukure. Nyuma y'uko izi nyandiko zigiye hanze, White House yahise ivuga ko umuntu bivugwa ko yaryamanye na Donald Trump ari Virginia, wa mugore twagarutseho. Impamvu White House yihutiye gutangaza iri zina nuko uyu mukobwa yigeze kwandika mu gitabo cye yise Nobody's Girl, avuga ko mu by'ukuri ntacyo yashinja Donald Trump ku bijyanye no kuba yararyamanye n'abana batarageza imyaka y'ubukure. Icyakora ibingibi ntabwo bihagije ku buryo bishobora guhagarika iperereza, cyane cyane mu gihe haboneka ibindi bimenyetso bishobora gushimangira ko Donald Trump yasambanyije aba bana. Ibyo bimenyetso bishobora kuboneka mu cyiciro cya kabiri cy'izi nyandiko, icyiciro gishobora gusohorwa mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro z'umwaka utaha. Mu by'ukuri ubundi izi nyandiko ntabwo zari zikwiriye gusohoka kubera ko zivugwamo abantu benshi barimo n'abadafite aho bahuriye n'iki kirego.
zikaba kandi zivugwamo andi makuru bikekwa ko harimo ibijyanye n'imibanire n'ibindi bihugu. Bizavugwamo amazina y'abagizweho ingaruka n'ibi byaha, amakuru y'ibanga yafashwe mu iperereza rya FBI, video n'amafoto byafashwe ku batangabuhamya, amasezerano y'abantu basinye bemera ko nta kintu bazavuga mu gihe runaka n'ibindi byinshi. Birimo n'abantu bashobora kuba barimo gukorwaho iperereza bucece kubera aya makuru yose y'ibanga. Ubundi izi nyandiko ntabwo ziba zigomba kujya hanze, bikorwa gusa iyi nteko ishinga amategeko ibitoreye. Kubirebana na Epstein niko byagenze, kubera ko nyuma y'uko Minisiteri y'Ubutabera ishyize hanze inyandiko za mbere mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, yaje gutangaza ko itazashyira izindi nyandiko hanze kubera za mpamvu zose twavugagaho mu kanya zirimo umutekano w'abari muri izi nyandiko. Icyakora abademokrate bari mu nteko ishinga amategeko bahise bashyiraho inyandiko isaba ko icyemezo cyo gushyira hanze inyandiko za Epstein cyashyirwa mu bikorwa. Muri Amerika y'abadepite 218 bahurije hamwe bagasinya ku nyandiko isaba ko hatorerwa umwanzuro runaka, icyo gihe ubwo uwo mwanzuro uba ugomba gutorerwa n'inteko ishinga amategeko. Kuri iyi nshuro abademokrate bifatanyije n'abarepublike bane bandika inyandiko. Nyuma yaho inteko yaje gutora itegeka Minisiteri y'Ubutabera gushyira hanze izi nyandiko, ariko mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni iki ngiki cyagiye hanze ariko kirimo amakuru atuzuye kubera ko hakurwamo amakuru menshi ari mu byiciro bitandukanye nk'uko twabivugagaho mu kanya. Aka kanya Donald Trump yakomeje kwamagana izi nyandiko avuga ko zigamije guhisha uburyo abademokrate bitwaye nabi muri ibi bihe ibikorwa bya guverinoma ya Amerika byahagaritswe, ibizwi nka shutdown, nayo yamaze gusozwa. Izi nyandiko za mbere zakuwe mu byo Epstein ubwe yarabitse, ni ukuvuga inyandiko yandikiranaga n'abantu kuri email. Mu cyiciro cya kabiri hashobora kuzaba harimo ibijyanye n'umutungo we, abo bawohererezanyije, ubuhamya bwamutanzweho n'ibindi, ari naho bikekwa ko bakoranye nawe bose bashobora kuzamenyekana mu buryo ntakuka. Ariko se ubundi mu by'ukuri ni gute perezida wa Amerika, igikomangoma cy'Ubwongereza, umukire nka Bill Gates n'abandi benshi bisanze mu mubano n'umugabo ufata abana b'abakobwa ku ngufu bakabana nawe imyaka irenga 20, ariko n'ubu ntibabibazwe? Hanyuma ni gute abana b'abakobwa babonetse bagacuruzwa bagasambanywa ku ngufu, ibi bikabibanga rizwi na police ndetse na FBI, ariko bikanga bigakorwa iki gihe cyose? Jeffrey Epstein wari ku ruhembe rw'ibi byose we yari muntu ki? Yari afite ubuhe bushobozi? Ese koko yari umutasi wa Isiraheli? Hanyuma iby'urupfu rwe rw'amayobera byagenze bite? Ni gute yabashije kwiyahurira muri gereza ikomeye undi muntu wese atari yarabashije kwiyamburiramo ubuzima? Abavuga ko yishwe kubera byinshi yarazi babishingira kuki? Ese ibibazo yagiranye na Donald Trump nibyo byatumye amwihimuraho? Ibi byose tugiye kubivugaho. Kimwe mu bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba igihugu gikomeye nuko bigoye cyane ko umuturage usanzwe nkanjye nawe dushobora kwihisha icyo gihugu mu gihe koko cyaba kidushaka. Ikoranabuhanga rya Amerika riri muri telefone tugendana n'ibyogajuru bitugenda hejuru, bigatuma buri wese ahari hose abagaragara. Amakuru nk'aya agaha Amerika ubushobozi bwo kugenzura isi mu buryo butangaje. Ibi ni ingingo tuzagarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Icyakora nubwo Amerika ifite ukuboko kurekure ikagira ubushobozi bungana burya, hari umugabo witwa Jeffrey Epstein wabashije kuyihisha igihe kirekire. Igitangaje kandi yayihishe ari muri Amerika imbere, ayihisha adakuyeho telefoni cyangwa se ngo ahungire ahantu abantu batazi. Epstein yarezwe guhohotera abagore kuva mu 1996, akomeza kubikora kugera mu 2019, kandi inzego zose zikomeye kuva ku baperezida ba Amerika, inzego nka FBI na police zibizi kubera ko ikirego cye cyari kizwi, ariko bikarangira nta kimubayeho. Abakobwa batandukanye barimo abana bato b'imyaka 13 na 14 bafashwe ku ngufu n'uyu mugabo, aho atatinye kwivugira ko yafashe ku ngufu abana barenga 1000 mu buzima bwe bwose, ndetse ibingi bakabibwira umwe mu bo yafashe ku ngufu waje no kwiyambura ubuzima mu mwaka ushize. Ibi bikorwa bye byaramuhiriye kugera ubwo abizanyemo abandi bantu, birangira aremye umutwe wahuriragamo abakomeye bifuza kwimarira ari basambanya abana b'abakobwa batarageza ku myaka y'ubukure. Urutonde rwo basuye Epstein n'abagiranye umubano runaka nawe ni rurerure. Amazina ruriho ni amazina aremereye bitavugwa. Arimo Bill Clinton wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Donald Trump uyobora Amerika uyu munsi. Hari kandi igikomangoma Andrew cy'Ubwongereza, abakire bakomeye nka Bill Gates
na Les Wexner ndetse no kugera ku byamamare nka Michael Jackson n'abandi benshi. Kugira ngo dusobanukirwe uburyo igihugu nka Amerika cyabaye indiri yo gucuruza abana b'abakobwa no kubafata ku ngufu, ni ngombwa ko dusobanukirwa uyu Jeffrey Epstein wari uyoboye ibikorwa byose. Kuva na kera uyu mugabo yari asanganywe irari ryo kuryamana n'abakobwa bakiri bato, kubera ko aho yakoze hose yararigaragaje kugera rimwirukanishije mu mirimo yose yagiye akora mbere yuko ajya kwikorera ku giti cye. Mu buto bwe uyu mugabo yari umuhanga mu mibare, uretse ko nubwo yagerageje ariko atigeze arangiza kaminuza, ahubwo yakomereje mu kwigisha. Yigisha mu ishuri ryigenga rya Dalton riri New York, ari nawo mujyi yavukiyemo. Kuri iri shuri yarazwi cyane mu gutanga amanota menshi mu buryo bworoshye cyane, gusa yatangiye kugirana ibibazo n'ubuyobozi bw'ishuri ubwo abanyeshuri bamuregaga kugira imyitwarire itari myiza, cyane cyane iyo kujya kureba abakobwa beza abasanze mu birori babaga bagiyemo. Aba bakobwa yajyaga kureba babaga ari abanyeshuri be. Tekereza umwana muto w'umukobwa urimo kubyina, hanyuma mwarimu we akaza muri ibyo birori akareba umunyeshuri warimo kwibyinira. Ibi niko byagenze kuri Jeffrey Epstein. Ubuyobozi bw'ishuri bwamukoreye isuzuma, busanga ubushobozi bwe bwo kwigisha budahagije, bongeraho n'imyitwarire yaregwaga, byose birangira impande zombi zitandukanye. Gusa muri iri shuri Epstein yari yarahakuye ubushuti n'ababyeyi b'abakire bafite abana bigaga muri iryo shuri. Umwe muri bo, Alan Greenberg, yari umuyobozi mukuru muri Bear Stearns, imwe muri banki zikomeye cyane zabayeho mu mateka ya Amerika, ariko ikaza guhomba mu ihungabana ry'ubukungu ryabayeho ku isi mu 2008. Icyo gihe Epstein yigishaga umuhungu wa Greenberg, yamuhaga amasomo y'inyongera atangwa nimugoroba nyuma y'ishuri. Ibi tubyita cours du soir. Greenberg yakundaga uburyo Epstein yumvaga imibare cyane, aza kumuha akazi muri Bear Stearns, aho yakoraga nk'ushinzwe gufasha abacuruzi imigabane y'iyi banki ku isoko ry'imari n'imigabane rya New York. Epstein yari umusore w'umuhanga ariko w'umukene, akagira inyota idasanzwe yo gukira vuba, ari nabyo byamuteraga gukora cyane. Ibi Greenberg akabimukundira. Nyuma y'imyaka 4 Epstein Jeffrey yari amaze kuzamurwa mu ntera, ariko ko yazamukaga mu ntera ni nako irari ryarushagaho kumusumba. Uko kuzamurwa mu ntera kwamuhaye udufaranga akajya dukoresha mu kwihugikana wari sekreteri muri iyo banki, bakagira ibyo bakorana birebana no guhuza ibitsina. Gusambana hagati y'abakozi ntabwo byari byemewe, ari nayo mpamvu ubuyobozi bw'iyi banki bwahise butangira iperereza kuri Epstein nyuma gato yuko aya makuru atangiye kumuvugwaho. Iri perereza ryageze kuri byinshi kubera ko ryaje kwerekana ko Epstein atarangije kaminuza, nubwo buri wese yibwiraga ko yayirangije kubera ubuhanga bwe. Iri perereza kandi ryanagaragaje ko yari afite amanyanga menshi mu bijyanye no gucuruza imigabane, byose akabikora agamije inyungu nyinshi, nubwo byasenyaga izina ry'ikigo akorera. Mu 1981 imyitwarire mibi ya Epstein yatumye Greenberg afata iya mbere mu kumwirukana, gusa kugira ngo atazakomereza mu nkiko bamuhaye $100,000 by'amadolari nk'imperekeza. Uyabariye mu gaciro k'idolari uyu munsi ararenga $357 by'amadolari. Ni amafaranga menshi. Abanyamerika batarenze 5% nibo binjiza aya mafaranga nibura buri mwaka. Kuri Epstein wari ufite imyaka 28 yonyine, karaka yabo k'amafaranga. Agisohoka mu muryango wa Bear Stearns, Epstein yakomereje mu biro bishinzwe kwandika ibigo by'ubucuruzi i New York, yandikisha ikigo cye yise J. Epstein & Co. Niyo sosiyete y'ubucuruzi ya mbere yarashinze. Iyi sosiyete yari ishinzwe gutanga ubujyanama mu bijyanye n'ishoramari, gusa ya Epstein yari ifite umwihariko kubera ko abakiriya bayo bagombaga kuba ari abakire koko, nibura bafite umutungo rusange urenga $1 y'amadolari. Ntabwo ari buri wese wari uhawe ikaze. Ku muntu utari ufite uburambe mu kazi, cyane ko yari muto kandi agiye mu bintu atangiye gukora ku nshuro ya mbere, byari bigoye ko abakiriya bizera uyu musore. Ariko kera kabaye Epstein yaje guhura na Les Wexner. Wexner ni umwe mu bagabo bahinduye imyambarire ku rwego rw'isi abinyujije muri sosiyete ye tuzi uyu munsi, The Limited Brand, ikaba ifatwa nk'imwe mu za mbere mu guhanga imideri no kuyicuruza ku isi. Mu buryo bwatunguranye Wexner yahuje cyane na Epstein nubwo bari mu byiciro bitandukanye byaba mu myaka no mu mikoro. Ikintu cyonyine aba bagabo bombi bari bahuriyeho nuko ari Abayahudi. Iyi ngingo ni ingingo y'ingenzi cyane mu nkuru ya Epstein. Byageze ubwo Wexner asinyira Epstein ikizwe nka power of attorney,
iki kikaba ari icyemezo kimuha ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye byose muri sosiyete ze, kuva ku kwirukana abakozi, gufata inguzanyo, gusinyisha imisoro n'ibindi byose, ubundi bikorwa n'umuyobozi w'ikigo nyirizina. Bisaba icyizere kidasanzwe kugira ngo umuyobozi w'ikigo atange ubu burenganzira. Ari nayo mpamvu abantu bibajije impamvu Wexner yizeye cyane Epstein kugera ubwo acitse ku nshuti ze, akanashwana n'umubyeyi we, byose abikorera kugira ngo Epstein agume mu buzima bwe. Inzu ya Epstein iri New York yayibonye atayiguze, ahubwo yandukuye ku mitungo y'ibigo bya Wexner akayiyandikaho. Ni nabwo buryo kandi yabonyemo indege yagendagamo n'indi mitungo myinshi. Muri rusange bikekwa ko Epstein yakoresheje power of attorney mu kwigwizaho imitungo ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari ayikuye kuri sosiyete za Wexner. Byageze mu mpera z'umwaka w'1990 Epstein amaze kuba umukire nk'uko yahoze abyifuza, ari nabwo yaje guhura na Ghislaine Maxwell. Maxwell yari yarakuriye mu buzima bwiza kubera ko se yari Robert Maxwell, umwe mu bakire bari bakomeye icyo gihe mu Bwongereza, aho yari afite ibinyamakuru birimo nka The Mirror. Turayizi. Gusa mu buryo bw'ibanga Robert Maxwell yari yaranyereje amafaranga y'abantu, ari nabyo byatumye imitungo ye ifatirwa nyuma y'urupfu rwe. Birangira Ghislaine Maxwell n'abavandimwe be bisanze mu bukene butunguranye. Uku guhinduka kwihuse k'ubuzima byagoye cyane Ghislaine, ananirwa kubyakira. Umukobwa wakuriye mu bwato bwa se mu birwa bya Monaco n'ahandi yananiwe kwisanga agomba kongera gutega bus, imitungo yaramushizeho n'umuryango we. Icyari cyoroshye kuri we kwari uguhunga akava Londres akigira New York. Ni nka bya bindi byo kwirinda kwambara ubucocero aho wambariye inkindi. I New York Maxwell yari afite intego imwe rukumbi itagiriye kabiri. Iyo ntego yari ugukira kandi agakira vuba bishoboka, akabigeraho ku kiguzi cyose byari kumusaba. Hadaciye kabiri yaje kugongana na Epstein, barahuza cyane, barakundana. Uyu mukobwa yari amaze igihe gito atandukanye n'umukunzi we kandi ari hafi kwinjira mu myaka 30. Mu magambo ye avuga ko yahuye na Epstein binyuze mu nshuti ze zamubwiye ko hari umugabo ukomeye bakwiriye kumenyana. Izo nshuti ze zari zibizi ko yifuza umugabo akubaka umuryango. Agikubita amaso Epstein batangiye umubano wihariye, ndetse Maxwell akifuza ko yamubera umugabo, ariko undi akabigendera kure. Ntibyatwaye igihe kinini kugira ngo abone ko Epstein atazamugira umugore, ari nabwo yatangiye kugerageza uburyo babyarana umwana. Ibi nabyo birananirana. Impamvu umubano wabo wakomeje nuko buri wese yari akeneye undi mu buryo bufatika. Maxwell yari akeneye amafaranga ya Epstein, mu gihe Epstein yari akeneye kumenyana n'abakomeye, kandi Maxwell yari aziranye nabo cyane. Bitewe nuko uyu mugore yakundwaga na se cyane, niwe yajyanye mu birori byabereye ahantu hakomeye nko mu ngoro y'ibwami mu Bwongereza n'ahandi. Ibi byatumye Maxwell amenyana n'imiryango ikomeye irimo nk'umuryango wa Clinton, icyo gihe wari perezida wa Amerika, wa Donald Trump, icyo gihe wari umucuruzi ukomeye, n'indi miryango y'abakire. Epstein yifuzaga kumenyana n'iyi miryango cyane, ari nayo mpamvu bombi bakomeje kuba inshuti nubwo batari bagikundana. Bivugwa ko Epstein yishyuraga Maxwell amafaranga buri kwezi nk'uko bigenda ku banyamushahara. Mu 1993 Perezida Bill Clinton yatumye Maxwell mu birori yari yateguye muri White House, undi ajyana na Epstein wari inshuti ye. Uyu mugore yaje guhuza abo bagabo bombi, batangira kumenyana batyo. Maxwell kandi yagize uruhare rukomeye mu guhuza Epstein na Donald Trump. Abagabo babaye inshuti kubera ko bose bari barahuriye mu gukunda abakobwa bakiri bato, ariko Donald Trump akaba yarakunze Epstein nk'umuntu wari kumufasha kubona amafaranga yari akeneye, dore ko icyo gihe yari mu bihombo byinshi. Epstein nawe yishimiye kumenyana na Donald Trump cyane kubera ko umuryango wa Trump usanzwe uri mu miryango ikize cyane muri Amerika. Gusa uyu mubano waje kurangira mu 2004 ubwo Jeffrey Epstein yashatse kugura inzu muri Floride, ariko akaza gutungurwa nuko Donald Trump yayiguze mbere ye, atanze miliyoni 41 z'amadolari kurushayo Epstein yari yatanze. Epstein yarazi ko Donald Trump ari mu bukene icyo gihe, atapfa kubona ayo mafaranga yose, ku buryo kugura iyi nzu yabifashe nk'aho Donald Trump yamubeshye. Birangira aba bagabo bombi bagiranye amahari akomeye. Mu 2016 Donald Trump yatorewe kuyobora Amerika, ikintu cyari bugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa Epstein. Gusa umunsi Donald Trump atorwaho, Jeffrey Epstein ntiyari muri Amerika, yari muri Arabia Saudite, igihugu yavuze ko yari afitemo inshuti magara. Uyu akaba umuyobozi w'icyo gihugu, Mohammed bin Salman, MBS. Bin Salman ngo yavuganaga na Epstein inshuro nyinshi,
ndetse ngo Epstein yari afite igishushanyo kiriho ifoto ye mu nzu. Icyakora byinshi ku mubano wabo ntabwo bizwi. Maxwell yanagize uruhare mu guhuza Jeffrey Epstein na Prince Andrew, umuhungu wa kabiri mu bana b'umwamikazi Elizabeth wa kabiri uherutse gutanga. Kuva kuri Donald Trump kugera kuri Bill Clinton na Prince Andrew byagiye kugera mu 2000 Epstein amaze kumenyana n'abandi bakire nkawe, kandi ibingibi yari afite mu mugambi. Icyari gisigaye cyari ukugira ahantu heza ho kubakirira. Ari nayo mpamvu mu 1998 yaguze ikirwa cya Little St. James, acyubakaho inyubako z'akataraboneka. Iki kirwa agakunda kucyakiriraho abakire bagenzi be barimo ba Clinton, ba Prince Andrew wagikundaga cyane. Iki kirwa nicyo cyajyanwagaho abana b'abakobwa bagafatwa ku ngufu n'abagabo bakomeye, bigakorwa aba bana batabona uko batabaza kubera ko cyari mu birometero birenga 3 uvuye ku nkombe, ndetse Epstein akaba yaragenzuraga itumanaho ryacyo ku buryo bitari bushoboke guhamagara na telefoni ushaka ubufasha. Amakuru yatanzwe n'abakobwa bakibayeho yemeza ko cyarimo kamera muri buri cyumba cyose, kugera no mu bwiherero ndetse no mu byumba abantu bararamo. Bikavuga ko Epstein yakoreshaga aya mashusho kugira ngo abantu bakomeye bamuhe ibyo yifuza, kubera ko batinyaga ko yayashyira hanze. Abakozi 70 bakoraga kuri iki kirwa bihoraho, kandi bose bagasinyishwa amasezerano yo kutazangira ikintu na kimwe bavuga ku bihabera. Uretse iki kirwa, Jeffrey Epstein yari afite izindi nzu mu bice byinshi bitandukanye nka New York, Paris, Londres ndetse n'ahandi. Muri rusange abakobwa babarirwa mu bihumbi nibo bikekwa ko bagizweho ingaruka n'ibi bikorwa bya Epstein Jeffrey. Ibi bituma ushobora kwibaza aho yakuye aba bakobwa bose. Uburyo yabonagamo aba bakobwa ni butatu ubw'ingenzi. Ubwa mbere, yarebaga abakobwa baturuka mu miryango ikennye, bakabwirwa ko baje guhabwa akazi ko gukora massage, bakishyurwa amadolari ari hagati ya 200 n'igihumbi. Abakobwa bazanwaga muri ubu buryo bashyirwaga mu nzu ya Epstein iri muri leta ya Floride, ari naho bakoreraga massage. Abandi bakobwa bakurwaga mu Bufaransa, aho umugabo uzwi nka Jean-Luc Brunel ari we wabashakaga. Jean-Luc yari afite ikigo gitoranya abanyamideli, aho yagikoreshaga mu kureba abakobwa bujuje ibisabwa, ubundi Epstein akohereza indege ye ikajya kubafata. Abandi bazanwaga na Maxwell. Uyu mugore yagendaga mu nzira bashaka, ubundi akabashakirwa n'izindi nshuti ze, maze akababeshya ko arimo kubashakira akazi, ubundi akabaza natyo. Ubu nibwo buryo Virginia Roberts yazanywe muri ibi bikorwa. Uyu mukobwa yakoreraga mu rugo rwa Donald Trump ruzwi nka Mar-a-Lago ruri Floride. Nyuma yo kumubona akamukunda, Maxwell yaje kumukura kwa Donald Trump amujyana kwa Epstein, wamufashe ku ngufu bwa mbere akimubona ku myaka 16 gusa, agakomeza no kubikora kugera agize imyaka 19. Virginia waturukaga muri Autriche aherutse kwiyambura ubuzima mu kwezi kwa 4 ubwo yari afite imyaka 41, nyuma yo guhangana n'ibikomere by'ubu buzima bugoye yanyuzemo akiri muto. Mu 2005 umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yarwanye na mugenzi we ku ishuri, maze mu mufuka we haturukamo amadolari 300 agwa hasi. Mwarimu yahise amubaza aho yakuye ayo mafaranga, undi atangira kurira cyane. Umwarimu yabibwiye ababyeyi be, nabo bicaza umwana wabo bamubaza aho yakuye ayo mafaranga. Igisubizo babonye cyarabakanze. Umwana wabo yababwiye ko hari umugabo umaze iminsi amukorakora, ubundi akamuha amafaranga. Ikirego cyagejejwe kuri polisi, basanga uwo mugabo ari Jeffrey Epstein. Uyu mugabo yarazwi muri polisi ya New York kubera ko kuva mu 1992 yajyaga atera inkunga ibikorwa bya polisi by'imyitozo yo kuzimya inkongi z'umuriro. Ibi byatangije urubanza, aho byaje kwemezwa ko abakobwa 40 bahohotewe na Epstein. Ibi bikaba byari bisobanuye ko yari buhabwe igihano cyo gufungwa burundu cyangwa se agafungwa imyaka irenga 40. Gusa mu buryo butunguranye, Epstein yahawe igihano cyo gufungwa amezi 13 yonyine, kandi nabwo agafungirwa mu cyumba cyiza afite televiziyo, akagira abarinzi 2 be ku giti cye, akagira n'uruhushya rwo gusohoka iminsi 6 mu cyumweru, aho yashoboraga kumara amasaha 12 hanze ya gereza. Iki gihano nacyo ntabwo yakirangije, kubera ko hasigaye amezi 5 yararekuwe kubera imyitwarire myiza. Ibi byose ariko ntibyari bihagije, kubera ko abanyamategeko ba Epstein bamusabiye uburenganzira bw'uko atazongera gukurikiranwa kuri ibi birego, yaba we ndetse n'abantu bareganwaga nawe. Ubwo bahawe legal immunity cyangwa se uburenganzira bwo kudakurikiranwa ku kirego runaka.
umushinjacyaha wa Floride watanze ubwo burenganzira Alex Acosta nyuma yaje kuvuga ko yabikoze kubera ko ari itegeko ryari riturutse hejuru mu buyobozi bukuru bw'igihugu, kubera ko ngo Epstein yakoranaga n'inzego z'ubutasi bigakekwa ko yakoreraga Mossad, uru rukaba urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli. Mu bagabo bari bafite ubudahangarwa harimo n'igikomangoma Prince Andrew n'abakobwa rwari rwarahize kuva kera kandi ngo akabakunda bakiri bato cyane. Virginia Roberts twagarutseho mu kanya ni umwe mu bo yohererejwe. Aha ngo bari mu Bwongereza ubwo uyu mukobwa yari agiye kubonana nawe akabanza kumusaba ifoto, ari nayo iyi ngiyi murimo kubona. Rimwe na rimwe Epstein yajyaga agira abashyitsi atwara mu ndege ye, barimo na Bill Clinton wigeze kuba perezida wa Amerika. Mu ndege cyangwa se ku kirwa cye buri gihe Epstein yabaga afite abakobwa bashinzwe gushimisha aba bagabo. Undi muntu wamenyekanye cyane na Epstein ni Bill Gates washinze Microsoft, akaba mu baherwe ba mbere ku isi. Mu 2010 aba bagabo bari inshuti magara, aho Epstein yashakaga ko Bill Gates ashora amafaranga mu muryango ufasha imbabare yifuzaga gushinga. Icyo gihe yarakeneye miliyari 1. Bill Gates ni umwe mu bashora amafaranga menshi mu gufasha abantu binyuze mu muryango Bill and Melinda Gates Foundation, afatanyije n'uwahoze ari umugore we Melinda Gates. Aba bagabo babaye inshuti cyane kugera ubwo Epstein yasezeranije Bill Gates kuzamuhuza n'abantu batanga ibihembo bya Nobel kugira ngo nawe azahabwe igihembo cyitiriwe Nobel kubera ibikorwa yakoze byo kurwanya imbasa muri Afghanistan. Bill nawe yasezeranije Epstein ko azamufasha kuvugurura izina rye ryari ryarandujwe n'ibirego byo gufata ku ngufu abana b'abakobwa, bakabikora binyuze mu kumwinjiza muri Bill and Melinda Gates Foundation. Umubano wabo warakuze, gusa ntabwo Epstein yari yakageze ku cyo yashakaga kirimo kubona amafaranga Bill Gates ashyira mu muryango yifuzaga gushinga. Mu 2003 Epstein yahuye n'umukobwa w'Umurusiya witwa Mila Antonova. Uyu yari yaragiranye umubano wihariye na Bill Gates mu 2010. Bombi bahuye barimo gukina umukino witwa Bridge, ariko biza kurangira baryamanye. Nyuma yo kumenya ibyabo, Epstein yakangishije Bill Gates ko azamena ibanga rye na Antonova natemera gushyira amafaranga muri wa muryango yifuzaga gushinga. Bill yakomeje kwinangira, gusa ibi ntibyabujije ko Melinda aza kumenya ibya Bill na Antonova ndetse n'umubano wa Bill na Epstein. Ibi byose biza kuvamo divorce yarangiye mu 2021 igashyira iherezo ku muryango wabo wari umaze imyaka 27. Muri rusange igihe cya nyuma yo kuva muri gereza cyaranzwe n'imyitwarire idasanzwe kuri Epstein. Muri za 2010 yari amaze kugera mu myaka ya za 50 kandi atarabona umwana. Icyo gihe yatangiye umugambi karundura wo gushaka kubyara, aho yifuzaga ko yabyara nibura abana 20. Virginia Roberts ni umwe mu bo Epstein yashaka ko bazabyarana umwana, ariko uyu mukobwa arabyanga. Epstein yari yarubatse ibitaro munsi y'imwe mu nzu ze byagombaga kurererwamo abana be 20, ariko uburyo yifuzaga kubabyaramo ntibusanzwe. Uyu mugabo yashakaga kubyara abana b'ibitangaza bafite ubushobozi budasanzwe, ari nayo mpamvu yigereje abahanga mu bya siyanse kugira ngo bamufashe kubona uturemangingo cyangwa gene dufite ubushobozi budasanzwe, akazaba ari two akoresha mu kubyara abana be. Uyu mugabo yateye inkunga imishinga irimo wa kaminuza ya Harvard kugira ngo bamufashe muri ubu bushakashatsi, nubwo ubushakashatsi bwo kurobanura gene nk'ubu butavugwaho rumwe ku rwego rw'isi. Ibi bikorwa byaje guhagarikwa na kaminuza ya Harvard, ariko Epstein yari yaramaze kumenyana na bamwe mu bahanga bakomeye ku rwego rw'isi, barimo n'umwongereza Stephen William Hawking wapfuye mu 2018. Uyu nawe ari mu bageze kuri cya kirwa cya Epstein. Mu 2016 Donald Trump yatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibuke yari afitanye amasinda akomeye na Epstein. Amaze gutorwa yatangiye gushaka abazamufasha muri guverinoma, aza guhitamo Alex Acosta yifuzaga ko amubera minisitiri w'umurimo. Mwibuke Acosta niwe wari umushinjacyaha wahaye Epstein na bagenzi be bwa budahangarwa bwavuga ko batagomba kongera kuregwa ibyaha byo gufata abana ku ngufu. Bigitangazwa ko Donald Trump yatoranyije Acosta, ibinyamakuru byongeye kubyutsa dosiye ya Epstein yasaga n'iyasinziriye, bibaza uburyo Donald Trump atoranyije umuntu wafashe icyemezo gishidikanywaho bene ako kageni. Mu kwiregura nibwo Acosta yavuze ko icyemezo yafashe cyaturutse ku itegeko yahawe n'abayobozi bakomeye, gusa ibi ntibyari bihagije kubera ko byaje kumuviramo kwegura.
ibinyamakuru byo muri Amerika byakomeje kugaruka kuri izi nkuru cyane, biza kurangira habonetse abandi batangabuhamya ndetse bamwe bavuga ko bahohotewe bari New York, bituma leta ya New York yinjira muri iki kirego. Aha New York ntabwo Epstein na bagenzi be bari bahafite bwa budahangarwa kubera ko bwari bufite agaciro muri Floride gusa. Icyakora ibirego byaje kwiyongera, iperereza ritangira bundi bushya, biza kugaragara ko Acosta yakoze amakosa mu gutanga bwa budahangarwa, bityo buza gukurwaho. Ubwo Epstein na bagenzi be batangira urugamba bundi bushya. Bikekwa ko Donald Trump yashyizeho Acosta kugira ngo azamure ibya dosiye ya Epstein mu itangazamakuru, bityo ibintu bivugwa cyane kugera ubwo inzego z'ubutabera zongera kubyinjiramo. Kuri iyi nshuro Epstein ntaho guhungira yari afite kubera ko byari bimaze kugaragara ko afite abamukingira ikibaba. Gusa kuri iyi nshuro ntibyari bipfe koroha, ahanini kubera uburyo imbuga nkoranyambaga zisigaye zikwirakwiza amakuru. Ikindi ni uko abakomeye batari bagishaka kwifatanya nawe kubera umujinya byateraga abaturage. Nk'urugero, Waxner ni umwe mu bakomeje kumunambaho, bituma ikigo cye gihomba cyane kubera ko abantu batangije ubukangurambaga bwamagana imyenda icuruzwa na The Limited Brand. Ikigo cye cyatangiye guhomba cyane, bituma inama y'ubutegetsi yacyo imwirukana ku mirimo ye yo kukiyobora. Yirukanwa mu kigo yishingiye mu myaka irenga 50 ishize. Ibi byatumye abandi bakire birinda cyane kwerekana ko baziranye na Epstein kubera ko byagaragaragaho wese yaburaga amajya n'amaza. Uku gutakarizwa icyizere byatumye Epstein ahungira i Paris mu Bufaransa. Gusa rimwe ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 2019 aza kugaruka muri Amerika, ahita atabwa muri yombi akigera ku kibuga cy'indege. Abakobwa bamushinjaga bari bamaze kuba 80. Muri rusange abakobwa bagizweho ingaruka n'ibi bikorwa ni benshi cyane kuko barirwa mu bihumbi, ariko abagize imbaraga zo guhaguruka bakabivugaho ni bake. Epstein ubwe ngo yakeneraga gukorerwa massage n'abakobwa 3 ku munsi. Ubwe akaba yarafashe ku ngufu abarenga 1000 nk'uko yabibwiye Virginia Roberts. Uyu mugabo kandi ngo nta kandi kazi yagiraga uretse kwirirwa muri ibi bikorwa bidasanzwe. Epstein yakoze ibishoboka byose ngo atajya muri gereza, gusa kuri iyi nshuro amazi yari yamaze kurenga inkombe. Yishyuye miliyoni 100 z'amadolari kugira ngo afungirwe iwe, anavuga ko azishyura abarinzi bazamurinda muri icyo gihe cyose leta itabigizemo uruhare, ariko ibi byose umucamanza arabyanga. Yinjijwe muri gereza ya New York, aho yari we mfungwa ya mbere ikomeye muri Amerika. Iyi gereza ifite amateka yo kwakira izindi mfungwa zikomeye zirimo nka kabuhariwe mu gucuruza ibiyobyabwenge umunyamegizike El Chapo. Ubuzima bwo kurana n'ibinyenzi ntabwo Epstein yari kubwihanganira, ari nayo mpamvu yagerageje kwiyahura, ariko afatwa atarabigeraho, aravurwa arakira, ubundi asubizwa muri gereza. Ubundi umuntu nk'uyu wagerageje kwiyahura afungirwa ahantu hihariye hatamuha uburyo ashobora kongera kwiyahuramo. Epstein yafungiwe ahantu ariko aza kuhavanwa nyuma y'iminsi 6, kandi ubundi yari buhamara ibyumweru bitari munsi ya 3. Uyu mugabo yishyuraga abanyamategeko bakaza kumarana nawe igihe muri gereza, akanishyura abagororwa kugira ngo batamugirira nabi, cyane cyane nyuma yo kumenya ko ari umukire. Muri rusange ntabwo yari yorohewe no kwisanga mu buzima bushya bw'uburoko. Mu gitondo cyo ku itariki ya 18 y'ukwa 8 mu 2019 byaje gutangazwa ko Epstein Jeffrey yapfuye yiyahuye, aho ngo yakoresheje amashuka arimanika. Gusa abantu benshi bahise bavuga ko ibi ngibi bitumvikana na busa. Icyambere n'ubwa mbere byari bibayeho ko umuntu yiyahurira muri iyi gereza imaze imyaka 48. Ni gereza ifungirwamo abantu bakomeye kandi nayo ikagira umutekano udasanzwe. Ni imwe muri gereza zizerwa cyane muri Amerika. Ikindi ni uko amashusho ya kamera yerekana uko ibintu byabaga bimeze mu cyumba cye yabuze burundu kubera ko kamera yari ifite ikibazo idakora. Mu masaha yiyahuriyemo amashusho ya kamera ziba ziri hanze ku nzira igana ahafungiwe nazo zari zagize ikibazo. Aya mashusho ntiyabonetse ku buryo nta muntu washoboraga kubona niba hari umuntu wagiye mu cyumba cya gereza yarimo. Iyi mpurirane ya za kamera zapfiye rimwe ni ikintu n'ubu gituma benshi batemera ko Epstein yiyahuye. Ku rundi ruhande Epstein yari afite abarinzi bagombaga kumureba nibura nyuma ya buri minota 30. Abo barinzi ntabwo babikoze mu masaha yapfiriyemo nubwo bari mu kazi. Epstein kandi yari afungiwe mu cyumba kimwe na Nicholas, umwicanyi kabuhariwe wari umupolisi New York. Mu ijoro Epstein yiyahuriyemo, uyu mugabo Nicola yari yagiye gufungirwa mu kato nyuma yuko bigaragaye ko yari atunze telefoni, ikintu cyagoranye kwemera bitewe n'uburyo kwinjiza telefoni muri iyi gereza atari ikintu cyoroshye. Abantu kandi bibajije impamvu Epstein yafunganywe n'umuntu w'umwicanyi, bamwe bagakeka ko byari ukugira ngo uyu mwicanyi azoroherwe no kwica Epstein. Muri rusange
kugira ngo Epstein apfe byasabye ko ibintu byinshi bigenda nabi kandi mu gihe kimwe. Ingingo bamwe bavuga ko bitoroshye ko ibintu byose byagenda nabi igihe kimwe bitapanzwe. Ikindi gikomeye ni uko murumuna wa Epstein, uyu ni Mark Epstein, yagiye kwakira umurambo we, arangije ajya gukoresha isuzuma rigamije kumenya icyahitanye mukuru we. Iri suzuma rya kabiri ryaje ryemeza ko Epstein yishwe anizwe aho kwiyahura nk'uko isuzuma rya mbere ryari ryabyerekanye. Muri rusange bamwe bemera ko yiyahuye cyane ko byari bimaze kugaragara ko atazava muri gereza, abandi bakavuga ko yishwe kubera ko yari afite amabanga menshi y'abantu bakomeye, bityo kwaho kugira ngo ayo mabanga azajye hanze byari bikwiriye ko yicwa bikarangirira aho ngaho. Gusa amwe mu makuru avuga ko mbere yo gupfa Epstein yari yavuze ko hari abantu bashaka kumwica kandi ko we adateganya kuziyahura. Ku nshuro ya mbere ubwo yajyanwaga kuvurwa yagerageje kwiyahura, yaje kuvuga ko ari abagororwa bagenzi be bari bamusagariye. Gusa ku rundi ruhande iyi gereza yari afungiyemo nayo yari ifite ibibazo birimo abacungagereza bake, ndetse abasenateri ba Amerika baje kwemeza ko kamera zo muri gereza zose za Amerika zihindurwa hagashyirwamo ishya kubera ko inyinshi zari zarashaje. Nyuma y'urupfu rwe Maxwell yagiriye uruzinduko rw'ibanga mu Bwongereza, abonana na Prince Andrew, bikavuga ko barimo gushaka uburyo bakomeza gusisibiranya ibimenyetso. Prince Andrew ashinjwa na Virginia Roberts kuba yararyamanye nawe afite imyaka 16 gusa. Ubwo ni nyuma y'uko ifoto bari kumwe igiye hanze. Andrew ibi yarabihakanye, gusa ibi byatumye umwamikazi Elizabeth wa kabiri amwambura inshingano yari afite, ndetse umwami Charles yaje gushaka kumwambura abamurindira umutekano ariko aza kwisubira. Hagati aho Maxwell ari muri gereza yakatiwe imyaka 20 y'igifungo azira gucuruza abana b'abakobwa. Gusa niwe muntu wenyine ufunzwe mu gihe ibimenyetso byerekana ko iyi dosiye irimo abantu benshi bakomeye. Ubanza hari muri bose Maxwell ari we woroheje, ari nacyo twatangiriyeho tuvuga ko amafaranga, imbaraga n'icyubahiro bishobora kurinda abakire kugirwaho ingaruka n'amategeko, kabone nubwo tubwirwa ko abantu bose bareshya imbere yayo. Gusa ntibizagutungure mu minsi iri imbere Maxwell nasohoka muri gereza. Ejo bundi aherutse gusurwa n'umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ubutabera, asobanura ibintu bitandukanye birimo no kuba atarazi neza ibyo Epstein akora, nubwo mu rubanza byaje gutangazwa ko hari igihe yabaga ari mu cyumba mu gihe Epstein yabaga arimo gufata ku ngufu abana b'abakobwa. Wakoze kubana natwe. Nitwa Ismail Mwanafunzi, tugumane kuri uyu murongo.